Amavuta atukuza rwose cyangwa exfoliation cyane biragoye kubona uruhu rwawe rusa neza rudafite iminkanyari. Ceramide ntabwo ifasha mu gushira cells hamwe, ntabwo ari umumaro wayo wonyine, ahubwo ikindi ifasha mu guha amabwiriza ibindi binure byose bisigaye. Niba kandi uruhu rwawe rurimo rurakura, investinga muri zino moisturizer z'abantu bakuru. Iyo amazi ari nayo tubyita dehydrated skin. Amazi afasha muri process ya cellular division cyangwa skin renewal, uruhu rwacu kwiyuburura. So igihe n'amazi uruhu rwawe rufite, iyo process ifata igihe kinini. Izindi ingredients uzakenera ni ceramide, cholesterol, fat acid. Izi icyo zifasha ni ukwegeranya ama cells akubaka urukuta rutuma amazi atarucika. Izi nizo ingredient usabwa, ni nayo mpamvu ituma uzabona hari moisturizer zihenze cyane, mu gihe hari izindi bakoresha ama oil asanzwe usanga zihendutse. Impamvu izi moisturizer ziba zihenze nuko izo ingredient baba bakoresheje ziba zigomba gukorerwa muri labo kandi zikaba zimeze neza. Niyawe niba uri inzobe ariko ushaka ko ugira inzobe nziza idafite ibiheri, akaniko kawe. Uri igikara nanone ushaka igikara cyiza ariko gisa mu shokora, akangaka niko kawe. Niba nanone waratangiye kuzana wrinkles, fine lines, mbese ku ruhu rw'umuntu mukuru, iyi creme niyo yawe. Wayikoresha ku manywa, wayikoresha nijoro, wayikoresha anytime, waba unatwite, waba warabyaye, iyi creme ni yawe. Ikaze nanone mu ishuri. Uyu munsi tugiye kwiga moisturization, kandi iyo ari yo yose muri product zayo haba hagomba kuba harimo ingredient zitanga moisturization na hydration. Kugira ngo wumve neza izo terme ebyiri, reka tubanze turebe tewili ni iki. Tewili twigeze kuyivuga, ariko uyu munsi reka tuyisubiremo. Tewili mu magambo arambuye ni transepidermal water loss. Transepidermal water loss ni uburyo uruhu rwacu rutakaza amazi menshi. Akenshi ntabwo ibyo bintu tuba twabigizemo uruhare. Tewili iba iyo amazi ava muri dermis akajya kuri epidermis, ubundi yagera ku ruhu nabwo agatwarwa n'umwuka, ubundi bikarangira uruhu rutakaje y'amazi rusanganywe. Iyo process ishobora gutuma uruhu rwuma cyane, ariko rushobora kuma, rugashishuka, rugapfuba, cyangwa rimwe na rimwe rukagira texture icyo ukora ku ruhu rwawe ukumva nago ruri kunyerera. Kamwe mu kamaro ka epidermis kuba dufite uru ruhu rwo hejuru ni ukurinda uruhu rwacu kuba rwatakaza amazi. Iyo uruhu rufite amazi twita hydration, skin hydration. Iyo amazi ari nayo tubyita dehydrated skin. Amazi afasha muri process ya cellular division cyangwa skin renewal, uruhu rwacu kwiyuburura. So igihe n'amazi uruhu rwawe rufite, iyo process ifata igihe kinini. Igihe uruhu rwawe rurimo ruratakaza amazi kubera ino process ya tewili, bituma cells zitikora cyangwa zikikora gake gake, bikaba impamvu yo guhorana dead skin cells ku ruhu. Kandi twarabonye ko iyo ufite dead skin cells ku ruhu bituma uruhu rwawe ruhorana akantu kameze nk'aho ari umukungugu, kandi n'amavuta wayisiga nabe yagufata. Nubona uruhu rwawe rukunda gushishuka cyane, uzamenye ko izo ari dead skin cells. Icyo uzabusabwa ni ugukora iki? Exfoliation. Uruhu rufite ubuzima bwiza akenshi ruba rufite amazi ahagije. Reka turebe uburyo uruhu rwacu rubonamo ayo mazi. Icya mbere, uburyo rubonamo amazi tubwita NMF, natural moisturizing factor. Ubundi buryo bwa kabiri ni ukuyakura muri humectant, ibintu by'ibinure cyangwa amavuta atuma umwuka uza ku ruhu rwacu cyangwa ikayakura muri dermis. Turaza kubireba mu buryo burambuye. Ubwa mbere ari bwo twita NMF, natural moisturizing factor. Ubu ni uburyo karemano. Izo humectant z'umwimerere ni amino acid, urea, electrolyte na lactic acid. Izi nizo zizwi nka NMF. Amino acid uburyo ikorwamo, ikorwa na proteine nini cyane yitwa
Profilagrine. Iyo Profilagrine nayo icikamo agace ariko twita Filagrine. Filagrine nizo zikora keratine na amino acid, ubundi zigafasha mu gutuma uruhu rwacu ruba hydrated. Izindi component zigize NMF ni hyaluronic acid, twarayivuze mu buryo burambuye, ushobora kubireba hepfo ku mavideo yabanje. Hyaluronic acid ni amazi dusanganywe mu ruhu iyo dukomeretse, ari amazi ubona aza ku gisebe. Iriya niyo hyaluronic acid ifasha mu kubika amazi, mu kuyabika no mu kuyakurura iyakuye mu mwuka ikayazana mu ruhu rwacu. So ni humectant nziza cyane, niba uruhu rwawe rwaratangiye gukura urayikeneye cyane. Iyo hyaluronic acid yakuruye ayo mazi bituma igabanya umuvuduko wa tewili. Hyaluronic acid ni nayo humectant ya mbere nziza mu kurinda uruhu kubera ubwo bushobozi ifite bwo kubika amazi igihe kinini mu ruhu rwacu. Reka turebe factors zishobora gutuma NMF zitikora. Iya mbere ni lower air humidity. Kuba dufite umwuka muke bituma enzymes zagatumye ya filagrine zicikamo amino acid zidakora neza. Ikindi cya kabiri ni sunlight exposure. Kwiyanika ku zuba umwanya munini nabyo bishobora gutuma NMF zicika intege. Ikindi ni ugukura. Uko dukura NMF ziragabanuka. Ikindi gishobora gutuma NMF nanone idakorwa ni ugukoresha product zikaze. Irinde ibintu by'ama product zitukuza, irinde gukora exfoliation nyinshi cyane, kuyikora umwanya munini nabyo ntago ari byiza. Uko ugoma wangiza uruhu nako nizo NMF nazo zigenda zikangirika n'uruhu rugatakaza ubworohe na y'amazi uruhu rusanganywe. Ubundi buryo uruhu rwacu rubasha kubonamo amazi ni ugukoresha ibinure, lipid usanganywe. Ibyo binure bikunda gufata cells zacu zikazishira hamwe zikubaka igikuta gituma amazi atabasha gusohoka mu ruhu. Izo lipid ni ceramide iba ari 50%, hakaza fatty acid iba ari 10%, hamwe cholesterol iba ari 40%. Ceramide ni kimwe cya kabiri cy'izo lipid zindi zisigaye. Ceramide ntabwo ifasha mu gushira cells hamwe, ntabwo ari umumaro wayo wonyine, ahubwo ikindi ifasha mu guha amabwiriza ibindi binure byose bisigaye. Ko tugenda dukura ni nako ceramide nayo iragabanuka, bigatuma za lipid nkuko twayibonye ko iba ari nyinshi, ituma ibinure dusanganywe mu ruhu nabyo bigabanuka. Ingaruka zitubaho nuko niba cells icyatumaga zegerana kiba gikeya, noneho cells zikagabanuka, urumva uruhu nibwo ruzatangira kwita rwisadura. Nkuko twabibonye uruhu rwacu iyo turimo turakura, collagen, hyaluronic acid, NMF nibyo binure byose biragabanuka, uruhu rukuma cyane rukanazana n'iminkanyari. Ikindi ibi binure hamwe na NMF bishobora kwangizwa n'amavuta akaze, bigatuma uruhu rutandukana, amazi akaba yasohoka muri dermis aribyo twita tewili. Urumva ko niba ukunda gukoresha amavuta atukuza rwose cyangwa exfoliation cyane, biragoye kubona uruhu rwawe rusa neza rudafite iminkanyari. Niba ushaka ingredient zagufasha gusimbuza za NMF hamwe na za lipid tuba twatakaje, ikintu cya mbere ukeneye izi ingredient zikurikira: amino acid, urea, hyaluronic acid. Izi zagufasha mu gukurura amazi no mu kuyagumana. Izindi ingredient uzakenera ni ceramide, cholesterol, fatty acid. Izi icyo zifasha ni ukwegeranya aya cells akubaka urukuta rutuma amazi atarucika. Izi nizo ingredient usabwa, ni nayo mpamvu ituma uzabona hari moisturizer zihenze cyane mu gihe hari izindi bakoresha ama oil asanzwe usanga zihendutse. Impamvu izi moisturizer ziba zihenze nuko izo ingredient baba bakoresheje ziba zigomba gukorerwa muri labo kandi zikaba zimeze neza bya binure dusanganywe mu ruhu. Urumva ko bisaba research nini cyane. So rero nubona moisturizer ihenze kurenza izi zindi bakoresha ama oil asanzwe nibizagutangaze rwose. Niba kandi uruhu rwa rurimo rurakura, investinga muri zino moisturizer z'abantu bakuru. Ubutaha tuzareba hydration na moisturization aho bitandukaniye,
turebe moisturizing ingredient nziza kuri oil skin, dry skin combination. Mbese tuzagenda tureba niziye ingredient usabwa kuba ziri muri ya moisturizer yawe kugira ngo igufashe kongera hydration cyangwa moisturization kandi bitakugizeho ingaruka.